yabayeho imyaka 60 irenga adakarabye na rimwe. Yapfuye ku myaka 94 amaze amezi make akarabye. Umugabo bamwita Amu Haji, umugabo wahisemo kubaho wenyine kubera ibintu yizeraga. Akaba umunya-Irani wamenyekanye nk'umugabo wa mbere ku isi w'umunyamwanda cyangwa se wasaga nabi. Nuko yabayeho imyaka irenga 60 adakaraba. Yizeraga ko gusa neza n'isuku bwabyo byari buzamutera indwara. Nubwo ubuzima bwe bwose, yapfuye ku myaka 94 mu 2022, amezi make nyuma y'uko abaturanyi be bamwumvishije koga bwa mbere. Ariko ibyo ntabwo ari byo bitangaje muri iyi nkuru. Ibiryo yaryaga, yangaga kurya amafi cyane, ahubwo agakunda imbeba zo mu bwoko bwa porcupine, akenshi zabaga zapfiriye mu muhanda. Yanywaga amazi yo mu bidebe byuzuye umugese, byabaga byaravuyemo amavuta. Urebye mu mafoto amwe twerekana, ni umugabo ugaragara ari kunywa itabi. Yakundaga kunywa amatabi arenze rimwe kandi akayanywera icyarimwe. Itabi iyo ryamushiranaga, yafataga amase y'inka akayashyira mu itabi ubundi agatumura. Yacaga inzara ze n'umusatsi bye akoresheje ukubitwika ku muriro. Hanyuma yari atuye mu mwobo ubuzima bwe bwose, ujya kumera nk'igituro cy'abapfuye. Rimwe hari n'ubwo yabaga mu cyo abagira neza b'abaturanyi be bari baramwubakiye. Amakuru aturuka ku bantu bamuzi bavuga ko yatangiye kubaho gutyo afite imyaka 20, nyuma yo kubabazwa by'amarangamutima, urukundo muri make. Saint Valentin nziza abadukurikiye. Ariko ibyo ntabwo bitangaje cyane nk'inkuru y'umugabo witwa Kailash Karasinge, umugabo w'umuhinde ujya kumera nk'uyu dusoje. Gusa akaba umugabo wari warahisemo kujya yiyuhagira umuriro. Yamaze imyaka irenga 30 atazi amazi. Nuwureba umugabo woga umuriro. Uyu mugabo ntiyigeze akaraba kuva mu mwaka w'1974. Bivuga ko yahagaritse ibikorwa byo kwiyuhagira ubwo yifuzaga kuzabyara umuhungu, kuko yari amaze kubyara abakobwa 7 bose bikurikiranya. Nuko yavugaga ko azongera gukaraba rero igihe cyonyine Imana izaha igihugu cye ubuzima bwiza, ni Ubuhinde, cyangwa se mu kimwe basi abyaye umuhungu. Ariko uburyo akomeza kugira ubuzima bwiza nuko yakomezaga kugira ubuzima bwiza nibyo bitangaje. Aho gukoresha amazi we yoga, akora ibyo yita fire bath, koga umuriro. Buri joro ahagarara ku kaguru kamwe ukundi kudakora hasi, ubundi agashyiraho itabi marijuana, ubundi agasenga Imana Shiva, iyo niyo mu Buhinde. Hanyuma impande ye haba haka umuriro mwinshi, ari nako ubushyuhe bumukubita akava ibyuya. Yemera ko ubushyuhe bwica udukoko neza kuruta amazi. Nuko rero umugore we rimwe atangira kuvuga ko atazongera kuryamana no kurarana nawe mu buriri bumwe uretse igihe azakaraba. Ariko umugore we yaramukundaga cyane. Bijya gutangira, umugore we yarabihiwe cyane kandi biramurakaza. Yagerageje kujya amuhatira kujya mu bwogero ngo yiyuhagire, gusa ntacyo byagezeho. Nuko umwanzuro uba kutazongera kuryamana nawe mu buriri bumwe. Ariko kubera ko yamukundaga cyane ndetse akiyumvamo umumaro n'inshingano z'umugore ku mugabo we, nk'uko gakondo yabo mu muco wabo bivuga, ubudahemuka mu by'abashakanye, yaje kwemera ubu buzima budasanzwe. Yasubiye mu buzima busanzwe, arongera aba umugore mu rugo. Yaje kwemera kongera kujya arara mu buriri bumwe nawe, atitaye ku muntu uko n'impumuro mbi n'umwanda byarangaga umugabo we. Batuye mu giturage gito cy'ahitwa Shatav, hirya ya Varanasi mu Buhinde. Avuga ko yabanje kugirana ukumvikana n'Imana. Ninigomwa isuku yanjye ndetse n'amahoro yanjye, nawe Mana uzazanira amahirwe meza ndetse n'ukwaguka igihugu cyanjye Ubuhinde. Ariko cyane ko mu biturage byinshi by'Ubuhinde kubyara umuhungu bifatwa nk'umugisha ukomeye cyane, kuko umwana w'umuhungu atwara umuryango, umwana w'umuhungu atwara akazi k'umuryango. Kubera ko yizeye ko naguma adakaraba amazi, Imana izaheraho ikamuha umwana w'umuhungu, ariko akaza kumubura, yahise ahindura imyemerere ye n'impamvu ze zo kudakaraba ku gihugu. Imyemerere wowe uyivugaho iki? Mumbwire muri comment. Byarangiye ahubwo umugabo yibyariye abana 7 b'abakobwa. Nuko yiyemeza kugumya kubaho adakaraba ku mpamvu z'ibyiza yifuza igihugu cye.
yicara impande y'umuriro munini waka mu buryo uba waka ubundi akabira ibyuya, akavuga ko ibyo byuya ariyo myanda, abifata nko kwiyuhagira kwera, holy bath. Ariko hari abandi bantu bagiye bandikwaho inkuru zitangaje cyane mu isi. Muri abo harimo DB Cooper. Uwo nawe reka tumuvugeho. Mwibuke mukande like kuri iki kiganiro, mukore subscribe kuri channel yanyu, nibwo muzajya mubona ibindi biganiro rusange tubagezaho, ibiganiro bibigisha buri munsi. Nyine twese mwe bigisha, mbaye kaze kandi birihutirwa, mukore subscribe. Mu 1971 umugabo wakoresheje akazina ka Dan Cooper yashimuse indege. Iyo ndege yavaga muri Portland yerekeza muri Seattle. Seattle ni umujyi wo muri Washington DC ndetse na Portland ukaba umujyi wo muri Oregon. Hose ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cooper yari atuje, bamuvuga nk'umugabo wari wambaye ikoti, costume, akabwira abantu bari mu ndege ko yari afite igisasu giturika muri briefcase cyangwa se igikapu yagendanaga mu ntoki. Ariko nyuma yo kwakira amadolari ibihumbi 200 by'amadolari ya Amerika yasabaga n'imitaka 4 yo kumufasha guturuka indege, yabwiwe wari utwaye indege uhita ahindura icyerekezo akerekeza muri Mexico. Ni igihugu kiri hafi aho. Bageze hafi mu mashyamba ya Washington, yamanuye amayesikariye y'inyuma ubundi arasimbuka. N'uyu munsi nta muntu wigeze yongera kumubona ukundi. Inzego z'iperereza nka FBI zikaze zarashakashatse n'uyu munsi umubiri n'amafaranga ntibyigeze bibonwa. Hari umugabo udasanzwe wasuraga irimbi kenshi n'uyu munsi bataramenya uwo yari we. Hari umugabo udasanzwe wasuraga irimbi kenshi n'uyu munsi abantu bataramenya uwo yari we. Nujya mu 1949 umusizi n'umuhanzi poet Edgar Allan Poe, abantu baramuzi cyane, yari ashyinguye i Baltimore. Kuva muri uyu mwaka w'1949 ku itariki yari yaravutse 19 z'ukwa mbere, umuntu utazwi yasuraga igituro cye, nuko mu ijoro akasiga indabo 3 ubundi akanyanyagiza inzoga ya cognac mu irimbi. Mwibuke turi mu irimbi. Yabaga yambaye umukara hose, afite furari y'umweru mu ijosi, ubundi yambaye ingofero y'urugara ku mutwe. Ariko nta muntu n'uyu munsi n'uyu n'umwe uzi ngo uyu mugabo yarinde yavaga he. Mu 1993 yasize akandiko kumva kavugaga kati itoroshi rizahererekanwa. Hari ikintu yabwiraga abantu. Nubwo uyu muhango wahagaze mu 2009, ariko ijambo itoroshi rizahererekanwa uyu mugabo utazwi yasize hari ikintu ryamenyeshaga. Yasaga nk'umbwira abantu ko we asa n'unaniwe agiye gupfa, bityo akaba agiye guhererekanya umugenzo wo gusura iki gituro n'umuhungu we cyangwa se undi muntu wo mu muryango we muto. Ni nka kumwe dukina umukino w'agati tugahererekanya. Mu myaka 50 niko byakomeje, niko byagenze. Umuntu yagumye ari umwe uko yitwaraga, nubwo byaje kugenda bikendera kugeza bihagaze, ku buryo byatumye bamwe banizera ko umuvumo w'itoroshi koko waherekanwe mu kiremwa muntu cyari buzakurikire. Ariko nta muntu n'umwe wigeze amenya ngo uyu mugabo yarinde. Byarekeye gukorwa mu 2009, indabo 3 yazigaga ku gituro zirwa ko zagaragazaga abantu 3 bari bashyinguyemo aha hantu: umusizi Paul, umugore we Virginie na nyirabukwe we Maria. Ariko mu bantu banditsweho ibintu bitangaje by'amayobera, ntiwagenda ntakubwiye umugore cyangwa se ku mugore benshi bazi nka Babushka. Mu 1963 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na Perezida JF Kennedy. JF Kennedy yari perezida wa 35 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yayoboye kuva mu 1961 kugeza mu 1963 yicwa arashwe. Aho bamurasiye abantu bose basaga n'abafata amashusho, gusa hakaba umugore umwe wari uhagaze yemye nkaho nta cyabaye. Mu mafoto uranabibona. Yari yambaye ikoti rya tani cyangwa se kigina, afite agatambaro mu mutwe, style y'imyambarire ya Babushka. Ubwo urusaku rw'amasasu rwasakuzaga barashe perezida, abari hafi ya bose bacitse igikuba bashaka ubuhungiro barwana no kwihisha.
uyu mugore yagumye ahagaze ku buryo yaba yarafashe amashusho yose neza kuruta undi muntu uwo ari we wese wari hafi aho. Nuko nyuma y'ibyago nk'ibyo yarashatswe n'uyu munsi baramubuze. Abaye yarafataga amashusho yaba yarabonye byose byabaye. Ariko mu 1970 umugore witwa Beverly Oliver yavuze ko yari uyu mugore, gusa inkuru yavugaga yasaga n'izituzuye mu iperereza. Wasangaga avuga ko yakoresheje kamera afata amashusho y'ubwoko butari bwanagakozwe mu 1963 perezida yicwa. Yavugaga ko yakoresheje Yashica 8 camera model, kamera yakozwe nyuma y'imyaka 5 nyuma y'urupfu rwa perezida. N'uyu munsi Babushka Lady, umugore Babushka, nta muntu uzi ngo yarinde abahe. Mbese ni amayobera. Bititaye ku nzego z'iperereza baramubuze. Bakoresheje imbaraga bashaka uyu mugore kuko ahantu yari ahagaze yabaga yatanga amakuru ku warashe perezida n'aho amasasu yaturutse. Ariko baramubuze. Nyuma y'igikuba abari aho bose bihisha nyuma y'amasasu, umugore we yabonetse yerekeza ku gasozi kitwa Grassy Knoll, ubundi aburirwa irengero, aburira mu myotsi. Perezida araswa, hari umugabo wari witwikiye umutaka. Hari ku izuba, nta mvura yari yaguye. Yari ahagaze iyo hirya mu kayira k'abanyamaguru yitwikiye umutaka munini w'umukara ku izuba ry'igikatu. Uyu mugabo nawe ibimwibazwaho ni byinshi. Ariko nanone ibiganiro byacu byo biracyaza. Wifuza kumva ibitekerezo kunsaba ingingo nagukoreho mu buryo bw'ibanga, nomero ya WhatsApp yanjye ngiyo ni 0782621130, ndetse email yacu yo ni montagne-tere@gmail.com. Mutwandikira aho ngaho, ntabwo dutinda kubasubiza. Nshuti bakunzi bacu, twishimira nk'umuntu yo kurikira Tele Montagne Rwanda. Iki kiganiro cy'uyu munsi naha tugisoreje. Iki kiganiro wagikunze, banuka munsi y'video wandika ijambo rigira riti duhereza ibindi. Wibuke kandi kugisangiza abandi. Nanjye ndashyiramo agatege dushoboye kubahereza ibiganiro byinshi byiza bibigisha buri munsi. Udushya turacyaza. Ku kirahuri cyanyu ahagana iburyo hari ibindi biganiro wareba birenga 500. Mwibuke mukore subscribe mubirebe, birihutirwa.